Murakaza neza kuri ubumenyi nyabwo TV, kora subscribe ubane na W Star on the mic hamwe na Pazo mu byegeranyo bidasanzwe. Yesu wongeye kuvuga muri kano kanya uhereye ku muhinzi urimo guhinga hasi yo mu rutoki rwe, ukazamuka ukagera ku mushumba urimo kuragira inka ze i Nyagatare, ukazamuka ukagera ku muntu urimo uracuruza ese umushoramari w'umukire uri hejuru mu itaje urimo urasara amafaranga. Nta muntu utamuzi uyu muntu. Mvuze ko nta muntu utamuzi ntabwo naba nibeshye. Igisubizo ni yego, ntabwo naba nibeshye. Ubwo ubaye utamuzi bishatse kuvuga ngo fotse ejo bundi sinjye kukubeshya pe. Byaba byiza ubwiye wari bakagukorera isabukuru y'umunsi umwe cyangwa se umwaka umwe umaze kwisi kuko wuvutse ejo bundi. Yego mwabitekereje neza cyane. Ubwo ni Shadibu muri kano kanya tugiye kuvugaho. Amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Mbabazi Shadi. Ayo niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Niba witwa Mbabazi Shadi nayo ndagusuje muri kano kanya. Mbabazi Shadi akura abagabo cyane cyangwa se asaza abagabo muri runjyana. No gusaza no gukurura n'ibyo ngibyo. Shadibu yatumiye umuntu ntabwo yihaye karibu. Shadibu yamuhaye karibu. Umwana araza barasangira. Yagaragaje urwego rwe kakunda ubwana butoya aribwo aramburira amaguru yiwe bukajyamo. Ikintu cyambaje ni ukuntu umuntu w'imyaka 35 ajya kwiriza ngo umwana w'imyaka 22 yamufashe ku ngufu ngo yamwuriye.